Kambaye ikaze abakurikiye JALAS Official TV mbifurize ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe turabasuhuje kandi turabakiriye. Reka nakire mugenzi wanjye Karegeya Omar Jean Baptiste. Hari haciyeho iminsi uraho neza? Muraho neza. Nyuma y'uburwayi nimanza aribwo ngarutse. Hanyuze mu burwayi ariko kandi hananyuzemo na anniversaire. Hadunyuzemo anniversaire ariko uyu mwaka yabaye bucece. Y'ubushize niyo nagerageje ko nari nuje 50. Ubu nujuje 51. Yego. Nditegura n'umukobwa wanjye w'imfura nawe uyu munsi yujuje 20. Wow. Mu kwa munani nabwo 31 nzaba nujuje 22 mbana n'umugore. So urumva ni byinshi niyo mpamvu umuntu atafete igihe cyose tuzareba umwanya igihe kimwe bihurize hamwe tugaruke mu buzima twanyuzemo bitumye tugera aha ntabwo ari ibya buri wese. Yes niko umuntu azabigenza biba ari ngombwa kuko nkamwe mukiri batoya n'abandi n'abadukurikiye harimo abo nduta bikaba byabafasha kugira kumenya uko barinda intambwe zabo kugira ngo babe bagera aha tugeze kandi twizeye n'indi nka 40 imbere. Yego. 40 rwose irahari. Hari ibihe twabayemo bibi cyane. Ku buryo hari aho nigeze kugira ngo nkumva ko 40 ntazayigeza. 40 ubwayo. Ibihe twabayemo bibi cyane, ibihe by'intambara, jenoside yakorewe abatutsi, abacengezi, amashyaka multipartisme, ivangura ry'amoko, iringaniza, igihe cy'inyuma haza ibihe abantu tugifite abajepa ba Dubai, abasope, ibipinga, ibyo byose tugenda tubivamo basi. Reka twizere ko ubwo wenda nibikunda uzatwemerera ukadusangiza icyo gice nzababwira bizaba bigenwe. Nzababwira rwose nabiteguye neza logistique cyane ibitekerezo byo ndabifite nk'ibyo nari gutanga ariko ntago nzabibwira televiziyo imwe nibura zakabaye izo nyuraho zose zakabaye zihari. Nibyo byiza. Yes, natanga ko kabando k'iminsi basi kuko niho tugeze ni ukuvuga ibishobora gufasha abari inyuma yacu. Ni byinshi tugiye kugarukaho ariko ntabwo tuza kugenda dutinda ku bintu kubera ko hashihama gahe tutaganira. Biraza kuba ngombwa ko hari ibyo nsubiramo bimazemo iminsi. Ariko kandi hari nibiba bihari bigenda bivugwa ukunda gutera imetero ku bintu. Mbere na mbere data manager yararekuwe. Mironko nawe yaratashye. Mironko yarangije mu gifungo cy'imyaka 2 harimo amezi 3 y'igifungo gifunze yararangiye n'ukwezi umwaka n'amezi 9 byo gukorera hanze bisubitse. Ubu rero ari kwinjoyinga igisubitse. Yego. Ngira ngo kandi Datama nanjye we yabaye umwe. Ubwo duheruka no kuganira twari turimo tuganira kuri issue yari yazamutse ya minister. Uvuga uti ntago ibintu byavugirwa ubusa no kuba ari bisubiza niko muri communication aricyo bivuze. Nyuma y'icyo gihe nakunze kubona minister noneho mu ruhame cyane kurusha mbere y'ikindi gihe. Nabyo ni communication buriya. Ubwo nabyo nagira ngo uze kutubwira uko ubibona. Masomo ya renseignement ari principe bajya bavuga ngo on ne peut ne pas communiquer. Ntushobora kubaho udatanga amakuru kuko n'intambuko ni amakuru. Yego. Niriya case urabona minister ahita ajya muri basket ngira ngo muri lycée cyangwa sinzi ahantu yagaragaye bira byose ni communication. Ngira ngo ari uwamufoto ari aho yagiye ari uwamufotoye ari ukuyitangaza byose bifite icyo bivuga. Yego. Wenda ari naho mpereye kuko n'ubundi bivuzeho minister hari haciye igihe kinini tutamubona muri match za football. Yego nyine. Tuba tubonye ku mukino wa Peri na Rio finale muri bare. Bare yakundaga kujya. Bare yo na mbere yajyaga. Ngira ngo yanayitabiraga cyane kuko urumva n'ubundi bari muri position yo kuba ari we muntu n'ubundi uri kumwe na president ntabwo his excellence yaza minister ngo abe yasigaye. Kandi arena kiriya gihe arena yari hafi ya ministeri ye nuko ubu bari kuvugura stade ubundi iriya ministeri yakoraga muri stade
ni nko mu gikari kiwe mu bwatsi bwe kwa nabyo byari iki kintu mu mvugo irambuye uko ugisubije ugihina ukibona ute nyuma y'ibyavuzwe urumva havuzwe ibyitabwa muri yombi mu gitondo RIB birabivuguruza mu kandi kanya noneho dutangira kubona minisita yigaragaza cyane kurusha mbere uko yagaragaraga mu ma event amuhuza na poste ye kuri wowe ubisesengura ute kubisesengura icya mbere nuko navuze ko nta nduri ivugira ubusa ku musozi byanze bikunze naho byaba bitarabaye igishoboka byanze bikunze Hilltop yarahageze sibyo byanze bikunze mu modoka ye hinjiye umuntu byanze bikunze na RIB yarahageze ikitarabaye igishobora kitarabaye nkuko RIB bivuga no gutabwa muri yombi we buriya nuko tutacukumbura ngo tubashe kugira umuntu abashe no kubona umukozi wa RIB wagiye hariya icyo gihe ariko byanze bikunze izo modoka ari ya minisita ari uwo muntu ari ya RIB amapurake barayazi abantu bo muri Hilltop icya kabiri kuba yagaragara hariya ntibivuze ko atabari gukorwaho iperereza kandi igihe cy'iperereza nta makuru atangwa ushobora kuba ari gukorwaho iperereza rikarangira inkonyito abihanaguweho agasobanura uko byari byagenze ashobora buriya mu bintu bya ruswa hari ntuza itegeko batararivugurura mbere baravugaga ngo utanze ruswa n'uyihawe barahanwa bombi yego ubwo bariya icyagiye uriya mudamu minisita bavuga ko ari we wayihawe kuri social media ariko ntibavuge wayimuhaye inyuma rero itegeko ryaje kuvugururwa bavuga ko utanze amakuru icyo cyaha kimuvaho uyitanze ukabivuga ubumwere nka Gatera Norbert ayiha Bamporiki Norbert ntabwo bigeze bamukurikirana kuba wabaye inshuti y'ubutabera kuko ubundi iryo rya mbere ryarisaga riri kocamye niko nabyita bararivugurura so icyo twakagombye kugira minisita ashobora gukorwaho iperereza ruswa wenda hari tentative yo kuyihabwa bishobora kuba yaraje igasanga amafaranga ari kuyanga cyangwa se RIB akaba ari nawe wayihamagariye hari n'abaspekera gutyo hari ababimbwiye bati manza ari we wihamagariye RIB ariko iyo biba byarabaye twakabaye tubona uwari uyizanye niko itegeko rivuga igikorwa iyo scenario iyo skandale ya ruswa ibaye iriho hakagombye kuba hari umuntu umwe nibura niba atari minisita wayakiraga uwayitangaga akaba ari we ugaragara ibyo nta biriho ariko buriya ntago njya nkunda guca iruhande cyane mu Rwanda muri societe zose atari mu Rwanda n'ahandi umuntu wese agaciro k'umuntu bakarimo byinshi harimo za valere intrinsèque na valere extrinsèque we naturellement ni muntu ki hanze ni muntu ki n'abaminisitiri bose ntibareshya burya ntawe nutse ariko ntago bareshya minisiteri ntizireshya n'abaminisitiri ntibareshya par rapport yaho bavuye y'inzira byanyuzemo kugira ngo babebo uva mu ishyaka riri ku butegetsi uva mu yandi mashyaka urabyumva yize iki avuka he yarokomanzwe nande yaje ati uko rero iyo ugiye mu mwanya muri ubwo buryo no kuvamo bica muri iyo nzira ntabwo ari utuntu twose wapfa kuvuga ngo turafata runaka ashobora kujya muri tentative Gatabazi ntibamuvuze kuri nani coding yego Iriya nayo yari nka ruswa kujya gukoresha mu itegeko rya ruswa gukoresha abandi ibinyuranyije n'amategeko bifatwa nka ruswa yego yes kandi bamuvuze nubwo nta RIB yamufashe ariko byaravuzwe cyane so byose rero biterwa ngo ni muntu ki abana ate n'abandi abana nabande yakuranye nabande yakiriye hehe hari abantu bajya bavuga bati kanaka yakambakambiye muri Benin sibyo ntabwo urumva nawe uwize Sainte Famille n'uwize Col Berger niyo bageze no hejuru izo categorisation zikoma zizamo mushaka kugira masters mwembi ariko se masters y'I Burundi
n'iyi Bugande niyo muri Amerika niyo mu Bwongereza niyo mu Bushinwa izo ni zimwe hanyuma se masters muri lettre nkanjye na masters muri sociology nkawe na masters muri génie civile masters muri agronomie masters muri economie zo ni zimwe aho rero ntugenda ureba ukavuga ngo ukurimbura mugenzi wanjye Joseph n'ukunda kuvuga ngo ukurimbura umwumbati si kurimbura inturusu gusaba imbaraga nyinshi ariko byose ni ibiti sibyo niba bari gukora umuhanda bakagera mu muhanda mu murima w'imyumbati barazana agasuka ariko nibagera ku nturusu barazana torotoro irimbure ya nturusu ibyo rero abantu niko tubayeho uko bafata kana kasiko bafata kana ibyo niko bimeze ntaho byanditse ngende kubyumva ntaho byanditse ndi kubyumva pe ahubwo ngiye icyo ari gushaka kugira ngo menyaho ubwo tujyane na cya kintu nakubazaga uku kugaragara mu ruhame cyane bwaba ari uburyo bwo gusubiza oya nabyo ni indi communication nyine ni indi communication uvuga ndahari murambo na abanyamakuru batangaje iyi nkuru kimwe mu byo bavuze nyuma yaho yaba byansi ngira ngo Joseph ntabwo nabyumvise ko Beka yarabivuze bati niba twaravuze igihuha ko nta waje ngo akivuguruza uvuge ko ari igihuha urumva oya kugaragara mu ruhame byo ni ngombwa nabyo ni communication nyine ivuga ngo dore wa muntu arahari mu ruhame ahubwo gutabwa muri rombi nari n'ubundi ntibivuga kutajya mu ruhame ntabwo ribi gukora biperereza ishobora kuba igucumbikiye ishobora gutaha ukajya ugaruka pa raporo nawe wowe uri muntu ukiri imyaka kubwiraga uri umwumbati cyangwa uri inturusu niba uri inturusu uravuga ati no ugenda ujye ugera hano saa 3 saa 5 wigire mu kazi buke wongera ugaruke hari n'uwo babwira ngo ujye uza kuwa 5 hari n'igihe bakubwira donc n'ibyo nk'ibyo byose ariko ntabwo bivuga ko umuntu uri muri circulation uri mu ruhame atari gukorwa iperereza mu byo numvise bivugwa hari cyavugwa baba bati bare nirangira no ibyo ni ibintu yes nabyo arababivuze ariko jewe ntabwo ariho bimbishingira bo bien sûr burya igihugu cyoborwa na byinshi politique diplomatie ibintu nk'ibyo niba bari hari cyangwa se wibuke ko 2024 dufite n'indi nuza ikintu nakwita nka mondial cyaba legend harya ibintu Infantino avuye hano i Nyamirambo asize miliyari 100 ibintu byinshi ukareba noneho guhita wumva ko ya ministeri abantu barangamiye bahanze amaso kumva ko uyobowe n'umuryi wa ruswa nabyo ni image mbi ku gihugu byaruta ko niyo yayirya bigacecekwa aho kugira ngo byumve ngo yafashwe none babaterankunga bose za Visit Rwanda ibintu byose bishamikiye kuri sport byitwe ko bica mu maboko y'abaryi ba ruswa bagira hari ibyo bita kuberereka ahubwo mu nyungu rusange yavaho ku mpamvu zitavugwa cyangwa agahindurirwa imirimo agashyirwa mu kindi kigo cyangwa agahabwa indi ministeri n'urugero utunyafu tugira uburyo guhana ntabwo ari ugukubita kinubi guhana ni ugucyaha ni ukureba ikijisho ni ugutonganya kugoronda umuntu kumuha vertisoma gukebura ariko si ngombwa ariko biriya byo bibaye publique n'uwari ugiye kuza urabyibuka icyabaye harya Kasari yari yazize iki nawe kugura abakinnyi bo hanze batari abanyarwanda nyuma ubundi se buriya Kasari yari yabyikoranye Kasari yafunzwe wenyine kuri kiriya cyaha ngira ngo ntabwo yagombaga kugira nese yabishyuraga ye mu mufuka none se ni nk'ibyo byose ni nk'ibyo byose nibyo nkubwira utwo ni utuntu tuba turi aho ntabwo ufite igihugu kiratekererezwa ntabwo ibintu byose wajya uriya jisa n'amategeko ngo ushyire muri gereza buriya Kasari gufungwa kwe ni ikimenyetso cy'uko iriya ministeri bitari shyashya nyuma yaho ni Izagara iri muri Ferwafa nyuma yaho na PS waho maboko wiriya ministeri maboko turaturu twose ntabwo tuba dufite icyo dusobanura nuko hatabonetse umwanya ngo abantu batere imetero ariko shene yari ifatanyije na abari bakuriye Kasari muri biriya bintu barasigaye ariko kubera peut-être imyanya barimo byatanga iyindi image cyangwa na Kasari
biterwa ni akaba yariyemeye kuba igitambo buriya biterwa n'idarapo uzamuye Kasara akaba igitambo cy'abandi ariko abandi bashoboraga kuba bafungwa cyangwa bashyirwa mu majwi bikangaja image generale y'igihugu. Ibi byose nuko biba bigenda bareba aho uwo bishoboka. Buriya Kasara niwe byashobokaga niyo wari ni ntuza ni bari Sempungu ni barinde sindaza kwimuka mu ntambara yo ku Rucunshu hari umwiru batanze abagambanyi abari nk'ibyitso bya Musinga mu ngoma ya Rutarindwa bagendaga bamuteranya n'abiru be bazima beru ba Rutarindwa bazima. Noneho umwe muri bo izina ndaza kuryibuka cyangwa Jean Pierre Ndekeza azarimbwira muri telefone ariko ririmo nushaka kunareba ahantu handitse Jean Pierre noneho uwo nguwo icyo yakoze bigeze kuri finale bamutambikanye aravuga ati ndamakoma ngiye kwisasira amakombe. Uwo niwe Kasitari yabaye amakoma amakomba arasigara ariko ntabwo bivuga ko Kasitari cyaha yakikoranye. Reka nze debe Jean Pierre uwo mugabo ibyo nuvuga ngo si ibya none bamutambikanye yaravuze rwose ati dore ndamakoma ngiye kwisasira amakombe ubu ka Jean Pierre reka nze ndebe uko ntuza Dekezi yamwise. So tunakomeza tudahagaze ntuza donc buriya mugugu wanshumbusho buretse nahageze uwo mugabo wavuze ngo ngiye nge ndamakoma ngiye kwisasira amakombe byavuzwe na Muhamyangabo mwene by'abagabo ubwo yari agiye kwicwa atanzwe na Rutarindwa. Yari umwiru wa Rutarindwa ariko agambanirwa kwa Rutarindwa n'ibyitso bya Musinga. Iri jambo yavuze ngo ndamakoma ngiye kwisasira amakombe ni nko kuvuga ati nubwo ntanze nawe ntusigaye kuko yari yatangiye kumugira inama amubwira ko kudeta iri gutegurwa yo ku Rucunshu. Noneho ibyitso bya Musinga bigera kuri Rutarindwa bitanga uyu Muhamyangabo. Muhamyangabo yari mwene by'abagabo akaba umunyiginya w'umugunga niwe wari ushinzwe urugo rw'umwami rw'i Kigali rwacungwaga na Musomandera muka Rutarindwa umugore Rutarindwa. Uwo mugore yagiranye amatiku na Muhamyangabo yumvisha umugabo we ko Muhamyangabo agomba gupfa kuko Rutarindwa atanga uwo mutware atangwa hamwe n'umuvandimwe we Ndabahimye w'umuhungu we Mujuguri. Muhamyangabo mu gihe bamujyanye bajya kumwica nibwo avuze iri jambo ati ndamakoma ngiye kwisasira amakombe. Yarazi ko Mibambwe wa kane Rutarindwa wari umaze kumutanga azamukurikira bidatinze hamwe n'ibindi ibikomerezwa rero niyo makombe. Amakombe kuri Kasitari arahari ariko uhere kuri PS uhere n'ibindi yes icyo ndacyumva byari ku kagambane umva byatewe n'iki umugore Musomanderi yari ku kagambane na bakabare bagamije kwigizayo inkoramutima ze mu buryo bwo kumumaraho amaboko bagamije kumwica. Abibasiwe kandi bakicwa muri uwo mugambi nibisangwa Sehene Mugugu wa Shumbusho na Muhamyangabo. Muhamyangabo rero ni Kasitari ntabwo bari ibyinshi. Ubwo rero nicyo nshaka kukubwira muri iriya minisiteri muri rusange habamo byinshi ariko hakagenda amakombe agasigara. Amakombe rero nayo azagira igihe cyayo niko bimeze. Reka tukiveho no kugitindaho cyane. Urumva uburyo yongeye kugaragara bari n'abanyamakuru ba siporo babyanima bavuga ati kuba ministre yaje kuri ku mukino ni ikintu cyiza cyane ukumva ko ari ibintu byatunguranye. Navuze se ibi ntago byahuzwa n'iyi nkuru imaze iminsi ivugwa wenda ministre akaba yahisemo akavuga ati uburyo bwo gusubiza bworoshye sindi bugende kuri Twitter ngo mvuge ngo sinafunzwe sindi bwandike ngo sinafunzwe ahubwo ngiye guparticipa noneho. Ya abanyamakuru nyine abanyamakuru ba siporo nyine
nabuzi ko bari bamaze iminsi nabo kuri case ya Bene yabateje Sena ariko nawe minisitiri ntabwo ari umwana nawe afite abo bakorana nabo bagendaga bamwe bakwirakwiza ati ahubwo niwe wahamagaye ribu ariko se niba yarayihamagaye kuki itafashe wari umuzaniye amafaranga ibyo byose rero kira gisata kibamo byinshi ariko n'izindi rega abanyamakuru tubamo tugira impu nyinshi ntabwo rero navuga ngo 100% ariko nakubwiye ngo kuza muri gymnase kwifotoza ku banyamakuru kubitangaza nabyo ni yindi communication wenda reka mve kuri iki kintu no muri kijyanye na siporo n'abanyamakuru muri rusange tsoreze nkivireho rimwe nkubaza iki kintu nabonye ni ikintu kitavuzweho rumwe nabonye polisi nayo iri kuvuga iti mu minsi iri imbere turanakivugaho ngewe message personal nayikuye ku muntu w'umupolisi bati ibi bintu murabiharaye ibintu biki nanjye bimbwiraga nyine nk'umuntu bireba ibintu byo gukoresha interview abantu bari ku mavura batwaye bafite amamikoro ukamutunga mikoro ibi birenze no kuba yaba ari kuri telefone muri analyse yawe uri umunyamakuru uzi nawe kuntu inkuru nawe abarwana nayo kukiramo izo manevre zose sinzi ko bijya byoroha urakoze cyane njya mbyibuka kera ribi taraza hariho CID iyo badege ya paradingaga abakekwaho ibyaha ariko se abantu ko bagikekwa ukaba watweretse badege ati ngewe nkoza akazi kanjye namwe mukora kanjye mberekaniye mu kigo cyanjye ntabwo ari riyo public nabahamagaye ngo mubirebe niba wazanye kamera ugafotora niba wafashe ijwi niba wagize gute niwe uzi icyo urabikoresha polisi ntiyandika inkuru niko yababwira bakoze akazi kabo rero n'umunyamakuru atunze mikoro umuntu uri ko uyivora akayakira nibaza ko polisi idatanga perimi ku baminere oya manza provisoire 17 barayiguha na perimi kuri 17 barayiguha ariko nta 17 uyikoresha umwaka umwe ukabawujuje imyaka y'ubukure umuntu rero w'imyaka y'ubukure ni uza amategeko y'umuhanda yarayizi umushoferi umunyamakuru ntabyo yizi niba yigwaye ukayakira ukaguma no kuri vora ni wowe uzi izo risk sibyo niba ari icyaha polisi ntabwo yagombye kubivuga uko byaciye mu itangazamakuru ariko polisi se nayo polisi nayo igizwe n'abantu hari ibihe bidasanzwe burya arya rero yari yakinnye nande aperi zira ni match amategeko utayoroheje match nka ziriya zikomeye zibamwo ibyaha byinshi n'amakosa menshi ariko nanone ntago polisi yakaza rero yagiye gukinira mu ntara manza na Sofia Sofia ntago bazihagarika ariko kera zitaraza ntushobora kubara umuvuduko ntushobora kureba watendetse urabyumva abagenda bavuza amasifure urabyumva ni nk'iyo kera Padiri Obaridi Imana imamaro n'imigisha iyo yajyaga iyo Padiri Obaridi Imana imamaro n'imigisha iyo yajyaga gusengera ahantu abantu barahururaga cyane ugasanga dina ipakiye nk'abantu 80 kandi ifite assurance wenda ya 3 cyangwa 5 bacaga mu muhanda donc polisi irimo abantu ishobora gukubira icyaha ariko nanone ntibangamira igikorwa urwo n'urugero rumwe nguhaye uzarebe aha mu gihe cy'amatora ahantu hari bwiyamamarizwe imodoka zijyayo na fuso zipakira abantu cyane none se bivuga ko polisi bireba hari amasituwasiyo urabyumva hari amasituwasiyo saba rero buriya nabo wakwiteranya nabora ikiriho no oya polisi nayo ibamo abantu batekereza nicyo shaka kukubwira niba nta manuka byateje uburize vuga ngo kuvugira kuri telefone cyangwa kuvugira kuri mikoro ni comportement ishobora kukuganisha mu kuba wakora impanuka ariko nanone urongera ukareba ngo ari kuri vitesse ya kangahe
kuko kugira ngo uri kuri mikoro ntabwo urengeje 40 sibyo ibyo nabyo tujye tubyumva so rero umupolisi kuza akitambika ambiance y'abareyo bari gufeta ko yatsinze APR cyangwa bakitambika umunyamakuru nawe ushaka live interview na nyine hari ibihe byo kuberereka nicyo kuberereka uracyumva nukoroshya umurunga kuvugira kuri telefone kuko byose ni icyaha cya traffic ariko nanone ukareba umuntu uri kuri telefone aragendera muri kangahe riske yo kuba yakora impanuka. Icya kabiri ziriya abo bahungu abanyamakuru batunga mikoro abo bashoferi habaga hari kafu yaje pe yewe none usibye n'ibyo nge nabonye amavideo hano Nyabugogo imodoka zose imodoka na moto zari zuzuye umuhanda muri sansi imwe yego yes igenda mu yindi sazo kakarongo bavuga kabagabanya ibyerekezo by'umuhanda bakuzuye zose zireba ahantu hamwe igenda muri sanso pose zo byasabye ko zihagarara ibyo nabyo ni ibyaha ni ibyaha bya traffic ariko icyo gihe ntabwo polisi ari kuza avuga ngo mwese tubandikire hari ama situation abantu bagira bagakadira umunyamakuru cyo wakarebwa nta umunyamakuru nta cyafite kuko ni mukuru n'uwatunze mikoro ni mukuru kandi ikimenyimenyi nta bantu babifatiwemo ari polisi irimo abantu bakuru batekereza umushoferi wakiriye iyo mikoro nawe ni mukuru n'umunyamakuru wayimutunze nawe ni mukuru erezo make niba nta manuka yabaye ariko kera zarabaga ku buri match za Reyo imanuka zarabaga cyane cyane abaturukaga za Nyagatare Kayonza kubera umuvuduko za speed governor zari zitaraza hari ibintu byinshi biba erega ntibagira ntirera imfubyi amategeko abaho kugira ngo habe nka garidefu simvuze ko abantu bose ari bafu ariko abaho nka guidance nka garidefu kuyarengaho ni kenshi ariko hari igihe yarengaho ntibigire nicyo byangiza okay ntacyo nakanyuzemo ariko ntago ari icyo hanini ikindi kuvugira kuri telefone se samande baguca umureyo se Rayon Sport yatsindiye APR Butare ukamuca 25 bivuze iki bimubwiye iki usibye n'umushoferi n'umugenzi usanzwe urimo umureyo arayagura avuga ati cyambere ni insinzi cyane rwose niyo nuwagiye yo match yayicerewe yarengaga bya ipimo za Sofia zikandika ntacyo bimubwiye n'amatike bakayagura ku murengero banzu rebere psychology y'umufana abahuriga psychology y'umufana ni iyi urakangije amafaranga cyacyo mu muhanda ntago ari igifungo nta mande kandi amafaranga arahari nta muntu wava Kigali ngo ajye Butare adafite amafaranga abaye kandi atwaye nibyo ariko ubwo ni nko kubibutsa nyine abashoferi bagiye bamenya umunyamakuru bari mu kazi ke na shoferi nakora ke yego niba ushatse kuvana n'umunyamakuru ukavuga uti reka manze mparike ariko bagufashe umunyamakuru ntago yahanwa yego hahanwa n'ushoferi nkuko rero wabivuze wagiye ubivuga kenshi tugiye kubona tubona data manager wa Nyamagabe cyangwa akarere ka Nyamagabe ararikuye agize umwere ariko byari ngombwa ntabwo umucamanza ntacyo ari kubona kandi twaraherukaga version yari bivuga ko n'umukobwa ari gushakisha nese yaramubonye se iyo birana nabikubwiye hari ahantu hari habereye ibyaha byinshi ari umukobwa wicaye ku muhungu ari umuhungu wafunguye risane ari uwafashe telefone agafotora ari uwasirikije ifoto abo bose pourquoi pas na nyirakabari abo bose bagomba kuba ari muri iriya chaîne data manager nkuko Ribu yabivuze byo ndemeranya nayo ibitera soni mu ruhame ariko birasibye ntabwo ari iby'igifungo cya mageragere se yakosora ibyo ngibyo kuba yajya ahantu akagirwa inama nuko nta bigo dufite na transit center sinzi uko zikora niba zifite abantu bigisha uko contraire uriya yajya nka transit center cyangwa akajya no mu yindi centre habilité centre ifite ubwo bushobozi bwo kuvuga dore ibi wakoze si ibisuko abantu bitwara ese mageragere ibyo birahaba so rero noneho ubwo uko twabitaje kugorora abagorozi barafite ubuzibyo kuvuga rega igifungo kiragorora oya ntabwo ari byo naho urumva we icyo yari afite niyo mpamvu ari ibigo ngororamuco uri yagomba kujya mu ngororamuco kugorora iki umuco ntabwo ari hariya rero yashobora kujya ahandi hantu oya niba ibigo biba bihari
biri bien conçu ariko ugasanga wenda abariyo staff bifite itamacinga neza na buri kintu umuntu yakoze. Uriya muhungu icyo yari yakoze cyasagana cyajyaga kumera nk'ibya Mugabe Kaziririane na wa mwambaro we birabyo byari ahandi byakagororewe. Niba icyo kigo tutagifite bagishaka bakacyubaka cyangwa akadepartement k'indera urabyumva ibintu nk'ibyo. Centre psycho social hari ikigo cyahoze hano kwa Vena kitwaga Centre psycho social sinzi aho kimukiye ni nkaho umuntu nkuriya yajya ariko gereza n'ubucucike buhari. So rero bigakubitiraho anariyo mpamvu nge ntekereza ko abandi wenda batabarebye ari abo bafoto yari abagize gute ibyuriya muhungu we nibyo bafashe nkaho biremereye ariko nabyo ntago byari byo kumujyana amageragere. Marerezo maya byarangiye yagezeyo akubitayo iminsi 30 ariko ntabwo byagombaga ibintu yari yakoze gukurikiranwa wenyine. Iyo ni injustice mbi urukoza soni warwa wenyine ugafata umuntu umwe ngo ndi bamubuze ubura umuntu muri runo Rwanda ntabwo bishoboka. Icya kabiri kuvuga ngo nubundi wowe kuri wowe uriya mugabo yari yarenganye ariko se nta zindi kesi kera twabonye batwaraga na nyirakabari. Yego kuki byabereye iwawe kuki wawe ari seta yibi yego wagombye kubizira kuki ukora business n'abantu batiyubaha abakobwa baza bicara ku bagabo aba bagabo bafungura amarisano uko babonye nyirako kabari niwe wakombye gukurikirana ariko bafatura umuhungu umukobwa wamwicaye we baramureka wafotoye ntuzi icyo yaragamije wasirikije ntuzi icyo yaragamije basi rero urumva byapfuye. Igitangaza mu rukiko haburuza kumuhamya anamushinja kani imagine umuntu ushinjwa uruhame ushinjwa gukorera ikoza soni mu ruhame hakaburuza kubimuhamya neza urwo ruhame rwari rw'abantu bangaye ko habuze n'umuza kubivuga. Kani imagine aho rero niho umucamanza yabarije umushinjacyaha kanjamano murashinja umuntu ibyo yakoreye mu ruhame muri urwo ruhame niba ari urw'abantu 100 mufate mu 5 bazi babura numwe mu ruhame habuze numwe ubihamye ayewe nta numwe n'uwari wanditswe ko azaza kubivuga yari umukozi ariko utaruhari icyo gihe ngo waje gukora nyuma ya saa sita byabaye nawe ntiyiriwaza ariko se manager wako kabari naje uwafotoye ntiyigaragaje ngo azi umukobwa reka da wasirikije ifoto reka da abo bose barabikora abari bahari urumva ya mwana atari yarenganye uruhame rutagira abahamya biragoye. Okay urumva yagomba kugirwa umwere ariko niba utari bubimbaze simbizi bigaragara kuri ya mwana nawe ubusanzwe uko abantu bamuvuga yari umwana ngo utakunda n'inzoga cyane ubwo yari yanyweye kawayini uturahure 2 akaba n'abakeka ko kamwe kashobora kuba kari kameze nka kamwe nuza ndimbati yahaye Fridausi kavangiye nabyo birashoboka. Uriya mwana ashobora kuba afite abantu afite utuntu inyuma ye ntabwo ari umusinzi ntabwo yiyandarika ariko hari harimo nka kope gupangirwa birashoboka ari uriya mukobwa ari uwafotoye ari uwasirikije yari ikipe igomba kumugenda kuko pratikoma ntabwo bavuga ko ari umuntu wari usanzwe yiyandarika buriya yanafashwe yagombaga kwibuka se manza yagombaga kwibuka se ku itariki 9 sinibuka. Icya kabiri ese iyo tuvuze ngo data manager izina uryumva uko ariko uriya mwana bari abakozi ba Roda mu turere bakora amafaranga menshi ngira ngo ni nka finansoma za ntuza z'ikigo mpuzamahanga kuko bakora nk'ibihumbi 2 by'amadolari wenda nibura siko abantu baba bakazi. Icya kabiri ntabwo umuntu nk'uwo kugira ngo ujye kuri poste nk'iyo ufite iriya myaka numvise ko yubaka ni Bugesera yamaze kuzuza n'inzu kugira ngo ugere mu mafaranga na kuri uri muri za 28-30 ntabwo urabizi. Hari ntuza hari umurongo wa Bibiliya wavugaga ngo tujye tubabarana n'abababaye twishimane n'abishimye ariko hano ku isi twarabicuritse
twarabicuritse twishimira ko abandi bababaye tukababara ko abandi bishimye. Uriya mwana rero aratera imbere, umuntu wujuje inzu yahembwa ibyo bihumbi 2 by'amadolari, akora neza, yariyigiye IT akaba yimetiriza, ariko Romondi ruhande rwa mugani wa umusaza Joe Habineza niwe wajyaga avuga ati abanyarwanda twese dufite za PhD z'ubwoko bubiri. Hariho PhD pull him down, pull him down. Donc niba yarageze hariya kurura mu manure. Hakabaho na push him down, niba ari mazamuka subizayo kamanura. Push him down. Pull him down, push him down. So rero ya mwana ubwo uri hejuru uramanura, uri hasi urakurura. Ari ukubona ku kazi yari ayo mafaranga akorera, ari yo progression agezeho, hari abantu batari kuri no case. Ikintu numvamo wabonyemo romaritse ishyari ririmo. Icyo ni cyambere rirashoboka, ntabwo nabihamya kuko byo nabiburanye, ni ugutera imetero nyine. Ikindi nuko uriya mwana ngo adevelopa ama software hariyo numvise yakoze muri Musanze mu murenge ijyanye no kwishyuza irondo. Urabizi ko amafaranga y'irondo ubu ngubu akusanywa n'abantu mu ntoki akajyana kuri konte cyangwa akajyana kwa gitifu. Hari abantu rero babiprofitiramo, kuvuga ngo ari kubakura ku karyo nyine. Nta banga ririmo hano nka Rweza amenyo barimo baragira, hari ayabuze miliyoni zirenga 5. Hari abakozi 9 abakusanyaga 9 bari kubibazwa, ariko byose bikaza kuri gitifu kubera ko kantu ko kuyakusanya mu ntoki. Naho umwana yaratangiye kudevelopa, yarahere ku murenge Nyirankumanza ari uwa Muhoza cyangwa ni muri Musanze mu mujyi, atangiye kudevelopa iyo software ituma amafaranga y'irondo atangwa online. Umuturage akishyura ku kanyenyeri, sinzi imibare yari yabashyiriyemo, amafaranga agahita ajya kuri konte, akazana havanywe n'umuntu ufite uburenganzira bwo kuyarutira, akajya kuyahemba abanyerondo. Ariko ubu ahenshi mu mirenge myinshi iyo software arabatayishimira. Mu mirenge myinshi akusanywa si yagera kuri konte, kandi ari kuri konte si yajya kuhemba abanyerondo. Abanyerondo bahora barira, basabiriza, bafunguza, batinze guhembwa, banahembwa bagahembwa make, kandi amafaranga abaturage baba barayatanze. Uwo mwana rero yari yahereye hariya, yari yahereye aho ngaho, ariko ashaka n'abandi bari kuzamwitabaza akazi bakorera, nubwo atari benshi babyifuza. Noneho rero i software we sinzi uburyo yayishyurwagaho agapurusantaje k'amafaranga yaciye kuri iyo konti, akagira purusantaje afata. Ntabwo yabaciye amafaranga ya yose y'iyo serivisi, ariko niwe wayigumanye, akayikorana maintenance, akapudetinga, ariko amafaranga aciyeho akagira purusantaje abona. Ibyo rero ntabwo abantu bamwe nabyo bari babyishimiye. Ni ibintu byishura muhungu yari afite byinshi byatuma abantu bamugirira ishyari. Oya nabyumvise nuko tubayeho y'amashyari n'ubugambanyi. Yego, akenshi case nk'izi abari mu tuntu ntibiburamo. Data manager kwe. Yes, ubu gisigaye nukumenya niba bazamusubiza mu kazi, ariko nibaza ko niba yagakoraga neza, ni umutekinisiye, yagakoraga neza, umukoresha we ni ugomba gufata umwanzuro. Icya kabiri, mu mategeko iminsi 30 itegeko rivuga ngo iyo wafunzwe amezi 6 wayakatiwe n'urukiko, yabaye umwerere, yagombye gusubira mu kazi cyane, yagombye gusubira mu kazi. Nta kintu na kimwe cyamubuza kujya mu kazi. Mironko baratashye. Gusaba hari imirimo uretse gato, hari imirimo ibifite ihuriye n'abantu cyane n'imitekerereze y'abantu. Ntabwo waba ari directeur wa segonderi ngo ufungwe ukwezi, niyo waba umwerekajana bagusanganye biriya cyangwa bagufatanye n'umunyeshuri, ntabwo waba ugisubiye muri ako kazi. Niyo watsinda kajana, niyo mpamvu ujya wumva nk'abapolisi bafatirwa muri ruswa, inkiko zibagira bera, ariko hari ibintu utagira. So rero kuri data manager, umuntu wimanagingira ama software,
data banajya abanyamagabe Naye ntekereza ko atari umuntu ukeneweho discipline bafatanya umukobwa y'umurenge simbizi uko namwita muri Nyarugenge umukobwa n'ubu utaraboneka nishatse namutuka ko yihishe naboneka nawe bakamugira umwere tuzamuvanaho ubusembwa ibintu bibereye muri Nyarugenge ukorera Nyamagabe nta naho byakwafekta akazi ke ariko niba nyine ari amatiku buriya attention imbebe iryo muhini yo totera isuka cyane icyo ubutaha ntazagisimbuka cyane biba bigoye ya aha nari mvuze nti Mironko nabo baratashye yego amezi 3 yo yarayakukuje bari mu mwaka asigaye umwaka n'amezi 9 bisubitse Mironko wasuzuguye abacamanza niyo case ntabwo ariko babyita nyine imyitwarire mibi mu rukiko délit d'audience rigaziraba nuko wenda tudakunda kubigira cyangwa n'itegeko n'ingingo iyihana ibihana ndayizi nuko ntayibuka neza ariko mu rukiko hakorerwa ibyaha icyo nzi cyo itegeko icyo rivuga iyo ukoreye icyaha mu rukiko ibyari biri kuhabera birahagarara bakaburanyisha icyo cyawe niko na Mironko byagenze délit d'audience ni kwa kundi niyo mpamvu bakubwira ngo umunyamakuru nuzana kamera uzabanza ubwire perezida w'urukiko iminsi 2 imbere iminsi bashobora kuyigabanya ariko ntago wagenda ngo uhite umonta kamera mu rukiko utabwiye perezida wiburanisha cyangwa perezida w'urukiko tangire ngo uhite utera ntuza recorder kuri bar cyangwa kujyamo ugasuma urusaku ugasakuza ugatanga komanteri mugashyushyuza mu matsinda umucamanza arabihaniza yagira akabasohora yagusohora wagaruka utikosoye yagira akabati okay tukuburanisha ibindi bakabihagarika nibisanzwe birase normal so rero icyo yakoze urumva nyine Mironko urumva Mironko we n'imyaka ye n'ubukire bwe n'iki ariko nyine agomba kumenya ko urukiko atari urukiniro niyo mpamvu twitwaza abavoka ujya usavoka buriya ni kugira ngo avoka ugira ngo mu byo akora agira ngo guhanagureho icyaha oya akumira iyo myitwarire noneho na psychologie du juge bati umuburanyi witonze cyane sibyo ntubizi ko bityinyoroshya cyaha umuburanyi witonze kandi niyo ufunzwe ukagerayo namwe ukagira imyitwarire ukajya wigisha abandi bafungwa kugororoka neza nabwo baragira nabwo baguha avantage ko bakakureka ushobora kubona liberté conditionnelle ngira ngo na kasari nuko bishobora kuba byaragenze so rero bihera mu rukiko discipline iyo witwaye nabi umucamanza kabisa hari umuntu wambwiye ngo iyo uburanye ugira amageste ngo nagize nyango gutera ibiro nka ba machine umucamanza ati hama hamwe ati we ntuncika hari imyitwarire mu rukiko ugomba kwifata nk'usenga cyangwa amaboko ukayafata simbizi uko bakubwira ukuri bwitwara kandi ntujye impaka so rero uko n'umuntu ukunganira mu mategeko nibyo abanza ikintu cyambere akubwira avuga ati mu gusubiza ujye ubanza utinyakubaha president ibyo uvuga byose umujinya uko waza kuzamuka Mironko rero yazize kutumvira umunyamategeko we icya kabiri we none ubanza ngo yaratugaga n'intoki umucamanza yumva kumva ari mukuru abarusha amafaranga nekereza ko ushobora kuba rimwe mu mpamvu oya ariko no gukura cyane ugera ugaperida controle byo perida controle ugashaka ko buri kimwe byose byavugwa mu rukiko ntago wavuga byose so mu rukiko ntago wavuga byose no kuvuga ngo twitege Mironko se agaruka kuburana kuri kese ye yo si muri commercial ariko ruriya ruwo ruzakomeza ari muri commercial ntago ari pedale ubundi ikintu cyatangaje kwa Mironko nuko yaburanaga urubanza rudafunga yego bikarangira afunzwe yafungiwe n'icyaro yakoreyemo naho urubanza rwe ntago rufunga ni civile muri commercial urumva rero urwo rero rugomba kuzakomeza yaburane nyine yishyuze arishyuza icyo kintu rero kuba Mironko yaraburanye nabonye cyarateho comment mu buryo butandukanye bya byose akantu kabaye nabonye ariko commentaire Tito yandika ati ibintu biraba kabyitira umukuru w'igihugu kabaye kose umukuru w'igihugu nabonye hari n'ababiri rating bati ni Mironko nyine nuko ari kwishyuza leta abantu bande nyine erega abantu bo mu Rwanda nako ni mu societe yose umuntu ujye ubanza urebe ngo ni muntu ki nabikubwiye dutangira ni muntu ki
afite bumenyi ki afite influence ki ibintu nibivugwa umva ibintu nibivugwa n'umusare wa hano kwa Braza muri bino byuzi cyangwa ibintu bivugwa na Marine ibindi bikavuga na senateri ibindi bikavuga na majoro ibindi bikavuga na CIP ibindi bikavuga na maître d'hôtel abo bantu bose mpubwiye nta numwe wakwatira ibyo ari byo umwe yemerewe kuvuga ukabiha agaciro n'ibyo utaha agaciro abo bantu rero nabo nukubanza ukamenya ngo bafite bumenyi iki donc baravugishwa n'iki ya ubazi ako kadufasha ariko ntacyo reka dufate muri rusange ni muri rusange ubwo nuko ari ikindi gice cy'abantu mvuze yego hari abantu bumva ikintu bakacyakira direct kuba kutabavuze ndavuga ibyiciro byose by'abanyarwanda nuko baba baravuze kuri case ya Mironko. Okay sawa. So biragoye mu myumvire y'abantu benshi hari abantu bumva ko nta umuntu uburana na leta kandi bibaho hari abantu bumva ko utaburana na leta ngo uyitsinde kandi bibaho confere raporo za auditeur general ya buri mwaka ibigo byinshi haba harimo amafaranga byatanze baciwe kubera ibanza batsinzwe birimo so kuburana na leta c'est normal leta ikurenganyije burana cyane ikiza nuko leta iba yashyizeho n'ibyo bikorwa remezo yashyizeho umucamanza wo kukurenganura nubwo ari leta iramuhemba babyumva agatanga ubutabera mu izina rya rubanda so bivuze ngo leta imuhembera kukurenganura uwakurenganya uwo ari wese yaba leta yaba umuprive yaba umuntu ku giti cye yego so nicyo ingo zibereyeho rero leta nanjye nigeze kujyana urubanza nayo ngurupa ariko twari dufite itsinda natwe baratwirukanye gutyo kandi twarayitsinze c'est normal ko waburana na leta ntago watinya kuyirega ariko iyo uyirenganyije nayo ishobora kugutsinda ushobora kuvuga ngo yantwariye ubutaka bareba bagasanga hari aho umwami ahavuye umwami hajyaho repubulika basanga ntihigeze haba hasogokuru wawe rero nawe ushobora kurenganya na leta kandi bijya bibaho so abantu rero icyo ni cyambere kumva kuburana na leta mumva bidashoboka kuyitsinda byo biracyari mu maboko y'umucamanza ariko nabyo birashoboka umwenda ni civile na amasezerano niba yagemuye ibikoresho muri leta niba baramwishyuye bazerekana ibipapuro bamwishyuriyeho niba yaratanze ibyo bikoresho azerekana uko ntuza ya provisionnement yakoze yerekane n'uwo byakiriye n'icyo yarashinzwe ibyo nibyo mu rubanza barimo wazanye ibingana iki byakirwa nande yego kanaka namara kugaragara nawe leta nayo ivuga ati nyamara dore aho twakwishyuriye ese ni amadolari angahe ese ni amayero ese ni amanyarwanda dore konte yawe iyi konte si yawe so we wari wayiduhaye ibintu nk'ibyo ibyo bagomba kugira ibyo rero ntabwo wagemuriye leta nta cyatuma itagira kandi n'ubu ngubu barishyura abandi rero urumva batangiye kuvuga ati bamwe bakabikabiriza ngo n'imbunda ngo yaguriye imbunda leta ya Byarimana nacyo cyarafuzwe yego nyine ati ko ari kwishyuza leta nyine jya ubanza ureba abo bantu batekereza gutyo abo bantu batekereza bigana inyuma uwo yaba we wese ubifata gutyo icyo waba wahaye leta cyose wagiye muri bishyimbo wagiye muri inkwi wagiye muri imbunda wagiye muri amakaro wagiye muri imodoka wagiye muri moto mwese ni amasezerano ari kwishyuza leta itaramugujije leta ntabwo igivaho iyo ufashe leta iyo usimbuye leta ufata ibyayo n'amadeni yayo neze leta niba leta yarafashe ubutegetsi igasimbura Habyarimana ziriya minisiteri ntabwo zubatswe ku bwa Habyarimana ko bazikoreramo iriya stade iri kuvugururwa ikibuga cy'indege izi kaburimbo zose none se kuki wakwemera ko iriya nyubako igumira ya leta noneho uwayubatse bataramwishyuye ntumwishyure aho uransinze we ntabwo ari we ndi gutsinda ari kubwira abo wavugaga donc nuvuga ngo rero iyo ufashe ubutegetsi ufata actif na passif ni nko guhungura umugore ni nko guhungura umugore wundi ukagenda ukamusanga mu rugo umugabo yamusizemo ibana niba ari umwana wafataga imiti ku buryo buhoraho urakomeza uyimuhe nawe niba ari umugore mwiza wubaha icyo cyubahiro nacyo uragifata niba ari inzu yubatse ikomeye ifite uyibemo ni ukuvuga ngo ibyiza n'ibibi usanga muri urwo rugo byose birabibyaha so ibyo rero Mironko ari mu burenganzira bwe kandi nibyo nta gitangaza kirimo abantu rero babivugira mu matamatama bati n'imbunda ngo n'imbunda hari n'ugeze kubimbaza
hari wigeze kubimbaza Mironko akimara gufatwa ariko se ngo Mironko ngo arimo arishyuza inkotanyi ngo imbunda ngo yahaye Habyarimana ngo zo kurasa inkotanyi ntabwo imbunda yose yinjiye mu gihugu yinjaga mu gihugu kwa Habyarimana ntabwo ari kurasa inkotanyi n'izi inkotanyi zari mu gihugu cyose ko zari mu Ruhengeri na Byumba imbunda zari Kibungo zari Butare zari hano i Kigali imbunda zikora byinshi kandi n'ubundi kuguza leta ivuze ngo duha amafaranga tugura iki ntabwo duha amafaranga ntabwo ubabaza ngo nawe kugura iki ni uburenganzira bwabo ikindi nuko naje kumenya ko no mu bafe nubwo n'imbunda niyo yaba yarayihaye amafaranga ngo igure imbunda nabyo si icyaha ushobora kuyiha amafaranga bakagura ibyo bashaka kandi izo mbunda nanone si ngombwa ntabwo zose zijya ku rugamba hari izijya mu mashuri ya gisirikare nkuko wazigura zikajya Nasho zikajya musi hariya Nyakinama zikajya Gako zikajya Gabiro zikajya mu mashuri y'isirikare donc ariko si n'imbunda gusa hari byari ibikoresho byo guha abasirikare notama imigozi inkota y'amasahani amagameri yo kuriraho igisirikare gikenera byinshi yamye yiyenza n'ubundi kuva kera abari bandi ariko abo ngabo nibo biyenza au contraire ntago bamuza ahubwo yiyenza iyo uhagaze ikibazo turi mu gihugu abantu arabashingira bati uretse nkubwire ni abanyabwoba kandi baba basebya leta iyo wicara ukatwerera leta ibyo idakora leta ntiwayishyuza icyo wahaye Habyarimana leta ntiwavuga ibi none bati ariyenza arasaba uburenganzira ntabwo ari ukwiyenza ariko urukiko ruri kandi mu rw'ibanze yarabatsinze yatsinze leta arajurira none urukiko se rwo ruri gusiyeja ku kintu cyabaringa urukiko rwa leta abamuburanyisha bahembwa na leta iyo aba leta ifite ikibazo yari kuvuga ati idosiye ya Mironko nimuyihore muburanyishe bariya iyo nta kivuze none se kuki urukiko ruterana se abacamanza bagaterana kuki ibyo abantu bajye bakura mu myumvire no mu mivugire urabyumva bajye bakura mu myumvire iyi leta itanga uburenganzira busesuye keretse wowe ubwiye ibi donc harabifuza ko nyine Mironko yari kubwiyima iyo miliyari akayireka gute Mironko akunda amafaranga kandi naye bayamu kabisa urukiko ruzabyemeze ariko nta birenze uburenganzira bwe n'abandi bantu baburana na leta rwose cyane pe reka nsoreze kuri iki kintu cya raporo ya CIA nabonye CIA ivuga iti Kongo hari amadokima yasohotse agaragaza ko yigeze ko cyangwa yagize umugambi wo gutera u Rwanda ahubwo nigeze nabyumvanye umuntu w'Ubugande witwa ngo Katabazi nde uwo yarabivuze avuga ngo agiye kuba intambara yo mu karere ikomeye Kongo yigeze gupanga gutera u Rwanda niko CIA ivuga yagaragaje n'amadokima nabonye inkuru ku gihe none urajya mbivugeho iki Ruhangwa mbone nyine rigerageze yibonereho Ruhangwa mbone gutekereza ni kimwe no gushyira mu bikorwa ni ikindi gutekereza ni kimwe no gushyira mu bikorwa ni ikindi ikintu ari n'icyo uwo Mugande yavuze ari n'iki kintu raporo ya CIA ari ni yanduru nyine itavugira ubusa ku musozi erega Tshisekedi ahora bivuga ariko Tshisekedi nukumenya yabishobora icyo kibazo ubwo yabishobora se oya ntawe sibizi gutekereza ni kimwe gukora ni ikindi nabonye muri raporo Minisitiri w'Ingabo se Bemba bari gukoresha mayimayi Minisitiri w'Ingabo si Bemba Bemba siyo baherutse guha ubutaka bwa se hano mu Rwanda ubona Tshisekedi ashaka gukaba igitero Minisitiri w'Ingabo afite ubutaka mu Rwanda yaheshejwe na leta y'u Rwanda bari barabumwibye ariko shamana ariko ujye unyumvira ibitekereze ariko nawe babwiye ko Tshisekedi ari umusivile nicyo kibitera yaza kuba yarabaye nka Serija nibura nka Serija cyangwa Liyetona urumva ibyo ntabyo yishwe no kubura umwitozo no ari Bemba mugira Minisitiri yego w'Ingabo kandi uwo Bemba yasimbuye ngira ngo we ngo bamukekagamo no gutekereza gukora kudeta yego ejo bundi wavanyeho ninde chef d'état major bira byose muri aya situation ni nka ya case twahereho ya Minisitiri
ntabwo waba ufite usanganwe situation iri tandu ngo utangire ukore bene aho hantu haratangiye gusa naho hakomera ni nk'inkovu yari itangiye ni nk'igisebe cyari gitangiye gukira gitangiye kuba inkovu ukongera ugatera mu ndi mugeri ariko pe nakubeshye niyo yanabitekereza yagomba kubitekereza ataragira minisitiri w'ingabo witwa Bemba kuko Bemba isana afitanye n'u Rwanda ndayikubwiye urabyumva ubwo urumva Bemba yatinyuka gusinyira ingabo zijya gutera icyo gihugu Mayimayi na FDLR ziri cyane Mayimayi bangana iki Mayimayi kugira ngo bagira n'imbunda ahubwo nje ndabazi nafunganywe nabo hari ibintu by'ibibobo by'ibijumba Mayimayi nafunganywe n'aba Mayimayi heza ibutembo ni ibintu biri sare cyane Mayimayi ni inyeshyamba nyine umuntu akavuga ngo azagabura igitero yitwaje Mayimayi Mayimayi ni abantu sinzi ukuntu batwita turiya tugurupe ni imitwe mbese ni imitwe yitwara gisirikare ariko nta makosa baba barakoze abenshi nta mbunda baba bazi bakoresha ibyuma udushoka ibibando urumva Mayimayi se ni umutwe w'ingabo wari bumva se komanda wa Mayimayi bakamuvuga ipeti reka none sugo asha genda bazi narabarebaga bakundaga na ibutembo nahafungiwe nk'amezi ukwezi bo barazaga bagahita babajyana mu yindi ko twari dufungiye muri ntuza muri bari nka transit urumva twari dufungiye kwa IO ariko bo bakaza bakahatransita bucya babatwara ngewe natinzemo kubera ibibazo byari bitumye mpaba nageze mba n'umuyobozi nyine akaba ari ngiye mbandika bashyira ku murongo ibi Mayimayi byahoraga biza rwose ntabwo ari navuga ingabo ze jovebye none nawe ndi kumukopeza navuga ingabo ze ariko minisitiri w'ingabo niyo ari Jean Pierre Bemba icyizere cyaba gike Jean Pierre Bemba bamubwira ngo tera u Rwanda ngo hereze ingabo mu Rwanda zize gutera zize kwangiza wa mutungo leta y'u Rwanda yamuhaye erega ni nko kuwumwa iyo bawurekera abanyarwanda se bakawinjoyinga uziko ntaramenye ko rwapfundikiwe urubanza se rwararangiye rwakoze no ku bantu ushaka ko nawe none se ubwo se bashaka ntibari kubibarekera aba banyarwanda bari babyihaye none umugize minisitiri w'ingabo ugapanga kuvuga ngo ujye gutera hahandi afite umutungo leta yamuhaye niko ntanabivuga cyane simbizi gutekereza ni kimwe no gukora ni ikindi ariko nukubanza ukareba muri za metero mu mitekerereze ya Tshisekedi kubera ko atigeze akora amasomo ya gisirikare nibura anaciriritse yumva ko weda ngo navuga ngo ikira ni nkuko wavuga ngo ingurube ifite ibiro 200 kandi kaba kame nikarenza 2 3 ukavuga ngo ingurube irusha ubwenge bakame ntabwo bishoboka so ashobora kareba volume y'igihugu cye ubwinshi bw'abaturage ubunini ati bura Rwanda n'umutabi adukubyishuro ntangiye kwishyiramo none ariko ntacyo donc bagiye ntabwo ari nako Rwanda donc Kongo ikubye u Rwanda ishuro 85 ubwo ahita yumva ko nyine afashe igice kimwe cya 80 cyatera u Rwanda nese yibagirwa n'amateka nanjye nibyo nibaza nese u Rwanda rwafashije abagiye gukuraho mu butu Kongo itangana kuriya Kongo yagize chef d'état major w'umunyarwanda Kongo idafite abaturage bangana kuri bari hehe ubuse habaze guhinduka iki mu bijyanye n'ingabo nta n'icyahindutse usibye turaduhumbi 10 nanagiye mu nkuru cyane usibye bira bihumbi 10 baherutse kwatere na matadi ngo by'urubyiruko b'amashagaga Kongo urumva icyo kora ikintu ari gukora kijya kugerageza ni ugukora reviziyo mu gisirikare kuko benshi harimo abasaza bo ku bwa Mobutu bamaze kugira iyo bajya bafite amafaranga kubashyira muri retraite nabwo bigomba andi mafaranga yo kubaha abagumana gutyo ariko ntabafiteho ijambo kandi babaga bahanganye na se urabyumva abo ni babandi bajyaga kugota urugo rwa se yirahije urabyumva abo nibo benshi mu ngabo bese amakoroneri n'amagenero benshi nabakiragiye hakiyongeramo abake bagiyemo ku bwa
kubwa Kabila Pere Kabila Pere cyagiye nyine afashwa kujya haba impinduka harimo abagiyeyo bari baravuye muri benshi bavuye muri za RCD za RCD AFDR n'indi mitwe myinshi yaturutse muri Burasirazuba bwa Kongo hanyuma na Kabila Fisi nta bidasanzwe yazanye mu ngabo muri make rero ntabwo simbizi Tshisekedi nta n'imyaka aramaraho n'abamubanjije nuko kandi Kabila Fisi nawe nubwo zaje gusa n'izibyara amahari asa naho yinjiriye mu izina rya se ise washyizweho na bande aho rero areba hafi cyane aravuga nka perezida Jovebye ariko ntabwo perezida w'umusivile iyo avuze kugira ngo byinjire mu matwi y'abasirikare byinjira muri abasirikare babyumva ni nka kimwe cya kabiri umusivile amateka simbizi ntabwo biragoye kubitekereza ni kimwe kubikora ni ikindi no gutsinda urwo rugamba ni ikindi yaranabivuze ntuza abibwira communauté zaïroise iba muri Chine nanjye nabyiyumviye ngo rwose ntuza vaincre cette bataille simbizi niba se yabibonye mu mpapuro bariko birashoboka nanone siyo tumenya ngo ashobora kuba afite wenda ibihugu bimushyigikira ariko nsinzi ko abana neza kurusha u Rwanda nubwo arakize cyane abantu bashobora kwigira inshuti za Kongo bashaka buriya butunzi bakamutwerera birashoboka bakanamurwanira kugira ngo agende abahe hegitari n'amahegitari ya biriya bintu ibyo birashoboka ariko ntabwo yakina diplomasi kurusha u Rwanda n'u Rwanda rurayizi buriya ruba rwicecekeye cyane byihorere nibyo ntabwo nabitindaho cyane ahubwo kuba seya yasohoye ino raporo Katabazi ntabwo turi kumukotinga cyane nk'umuntu wenda ufite Katabazi yaravuze ni umunetsi wavuze ngo hagiye kuba ngo intambara muri bino bihugu ngo byinshi ngo bibiri bizakubitika ibyo byose ibimenyetso by'ibihe nawe ni umunetsi yego ariko hari igihe iyo bivuzwe nanone amastrategie arahindurwa kuko bisohotse egare ko abantu bose bagiye kujya kuri Kivive bagiye kuryamira amajanja begeranye ibitwaro baforube refreshinga abasirikare bagura ibikoresho bagire gute cyangwa bashaka ibitwaro nabyo bihambaye cyangwa se uwo mugambi usubikwe kuyo byagaragaye ibintu ari seyiya ari Katabazi ibintu biri mu bunetsi iyo bigiye hanze umutubo wangiritse cyane uba wishe umuti nuvuga ngo nuwaba afite uwo mugambi either kubihindura akabishyira kera cyangwa se inzira yari kuzanyura amatera wenda niba yagomba kuzaturuka Uganda akazajya guturuka i Burundi simbizi ariko ibintu biri mu butasi iyo bigiye hanze ntibiba bigikoze yego Karege reka tugire aho duhinira ni byinshi nagiye nkunyuza mu matopic menshi atandukanye urabizi ko habaciyemo agahe ubu nteje icyaka nuko kunyuza muri abani ugafata akantu reka ngewe nsoze ushimire cyane abakunzi bacu nawe kandi nibo batuma tudahwema no mu burwayi tugakora mu ntege nkeya tugakora kubera tuba tubona ko ibyo tubabwira ari cyo bibafasha umunsi babihaze bazatubwira tujye korora inkwavu yego so reka nsoze mbwira abadukurikira ko abakeneye indabo nziza zo kwifashisha mu birori ibyo ari byo byose yaba ibirori yaba n'ibiriyo indabo zikenerwa burya mu buryo mu manza zombi bashobora kwegera umuntu witwa Iraguha Flowers ufite indabo nziza cyane ufite nimero ya 0789 10 akorera hehe akorera hano mu mujyi wa Kigali ntago babimbwiye mbere uyu munsi nanjye umunsi twagomba gushyingura umusaza witwa Kamari Ildefonse bamushyinguye ibyumba mu kanya cyagiye bampamagaraga manza nanagusharinze live stream ibirori byabaye live afite yabaye assistant burugumestre wacu wa commune Kibari afite abana yari umuturanyi urumva rero ko nibura
iyo Iraguha Flowers iyo nyimenya mbere yo nkuru urabo mba naruguze ko narwohereje ariko Kamari Defonse Imana imwakire Imana imwakire ihanganishe muri rusange nawe twabanye muri bya bihe nakubwiraga tutabaga tuzi ngo buracya cyangwa abasista burugubesire muri 94 kugeza nk'icyenda kangahe mu bihe bibi cyane muri mbaro bukeye ntabwo byari ibihe byoroshye nyine twakoreraga muri conditions oya birumvikana nakoranaga na mushiki we ubwo reka twihanganisha muri rusange abantu babuze ababo nabonye Gisimba nawe ejo nawe yaratuvuyemo ejo yatuvuyemo kandi Gisimba we yari muto 62 n'imyaka mike cyane yari mike cyane ariko Gisimba ntabwo atagize nawe yabaye muri ibyo bihe arokora abantu ashinga uruferina nyuma ziza kubyara amahari muri umuna we sinzi ukuntu babaye nk'abatabivugaho rumwe ariko simbitindaho ko hari murumuna we naje kumenya hari umuntu w'inshuti yanjye wambwiye ko ari inshuti y'uwo murumuna we Jean François je crois ubwo yo dosiye nyine nyivuze nabogama pratikoma kwako nanjye nakoze mu kimeze nka uruferina kwa Gisimba twahanahanaga abana hari igihe twabaga dufite umwana muri SOS afite abavandimwe kwa Gisimba tukagenda kwa Gisimba bakamuduha cyangwa se kwa Gisimba baba bafite kuko abana twagendaga tubegeranya uko bagiye bagira tubegeranya so ngewe rero kuri Gisimba usibye n'uwo mutima yagize mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ni nkaho twakoze n'akazi kamwe so rero nashyiragamo amarangamutima uriya murumuna we amuvuza ukundi ndababara nakoze n'inkuru ariko nyuma nza kuhura n'umuntu mushuti wanjye ambwira ko ari mushuti wo murumuna we ndayireka none ndifashe niko bimeze nta kibazo byose nibyo kandi twizere ko nyine twizere ko ba Gisimba bari bakivuka asize abandi ba Gisimba mu banyarwanda ntabwo ari abitwa ba Gisimba gusa nawe na murumuna wawe yaba Gisimba n'undi akaba Gisimba natwe muri twe ava Gisimba Karege ndagushimiye rero ku mwanya wawe dushimira abari badukurikiye muri rusange baduhaye uyu mwanya kugeza ikiganiro kirangiye dushimire cyane Fils kuri kamera ndetse dushimire Urban Hotel baduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tubone aho gukorera tuganire dutuje hotel nayo ni ahantu heza cyane ubwo hari amafu n'amafunguro reka ngushimire asante mwakoze